turabasuhuje kandi tubifurije kugira ibihe byiza. Ikaze kuri Kwizera Ildefonse Official. Mbere yuko tujya mbere, kanda like, kora share, kora subscribe, usangize n'abandi maze babashe kunguka ibi biganiro byacu tuba tukugezaho, ibiganiro byiza duhamya ko ari byiza. Tuba twasomye ibitabo bitandukanye tukabyegeranya tukakugezaho ibiganiro nk'ibi bibasha kugufasha. Sangiza n'abandi rero dutera inkunga uyu muyoboro kugira ngo tubashe kunguka twungure n'abandi. Uyu munsi turaganira amagambo meza avuga ngo buri munsi ni ibyawo. Mbese ujya uhangayika ukagira ubwoba bwinshi, ukibaza uko ejo uzabaho, ukibaza uko mu masaha abiri cyangwa nk'isaha imwe igiye kuza uri bubeho, ukibaza imibereho yawe y'ejo hazaza ukayiburira igisubizo. Ubwoba rwose ukumva bukugeza ahaga, bukumereye nabi. Urutonde rw'ibintu bikurikira rugaragaza ibigize uguhangayika k'umuntu usanzwe. Abantu bahangayika bakunze guhoza intekerezo zabo kuri ibi. 1/2 cyo guhangayika kwabo bagiterwa n'ibintu bitazigera bibaho. Burya nawe hari ibintu uhangayikira nyamara bitazigera bibaho, the unknown, bitazabaho rwose, bikaguhangayikisha, ukabura amahwemo, ukarara udasinziriye, ukabura epfo na ruguru, ukabura uko wabigenza. 1/4 cyo guhangayika kwabo bagiterwa n'ibyabaye mu bihe bishize kandi bidashobora guhinduka. Burya hari ibikubaho udafite yewe ubushobozi na butoya bwo guhindura, ntabwo byaba bikwiye kuguhangayikisha. 1/10 cyo guhangayika kwabo bagiterwa n'ibibi abandi babavugaho kandi bidafite ishingiro. 1/10 cyo guhangayika kwabo bagiterwa n'ibyerekeranye n'ubuzima bwabo, akenshi ni ku buzima bwabo mu gihe kiri imbere. 1/20 cyo guhangayika kwabo bagiterwa n'ibibazo bifatika baba baragiye bahura nabyo. Iyo usomye ibitabo byanditswe n'umwanditsi w'umuhanga witwa Julian Melgosa, cyane cyane abafite agatabo kitwa ngo Yesu ararira, icyo Bibiliya ivuga n'amarangamutima y'abantu. Ku cyigisho cyo muri ako gatabo cyitwa ngo icyo Imana yaduteganyirije igihe duhangayitse, mu Gifaransa Remède divin contre l'angoisse. Ni agatabo keza cyane ushobora gusoma ukabonamo igisubizo kuri iyi ngingo twaganiriyeho yitwa ngo buri munsi ni ibyawo. Mu gatabo k'Ikinyarwanda ni ku ipaji 24 ndetse na 25 kasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2011.
batubwira ko amagambo aboneka muri Matayo 6:34, ayo magambo rero yo muri Matayo 6:34 yazanira amahoro menshi abantu muri iki gihe. Yesu ntadusaba kwirengagiza kugena imigambi cyangwa kutagira icyo twitaho, ahubwo adusaba kudahangayikishwa n'ibishobora kuzabaho. Ntiduhore dutekereza ngo byamera bite ndamutse ndwaye, ntituhore dutekereza ngo byamera bite mvuye ku kazi, ntiduhore dutekereza ngo byamera bite ngize impanuka, ntiduhore dutekereza ngo byamera bite umwana wanjye apfuye, ntiduhore dutekereza ngo byamera bite ntewe n'abagizi ba nabi. Abasomyi ba Bibiliya kandi bashobora kubonera isomo cyangwa se kubonera ubufasha mu Bafilipi 4:11 n'uwa 12. Ibanga rimwe ryo kubaho umunsi umwe ni ukunyurwa, kandi bikaba ari n'umuti uvura guhangayika. Kunyurwa ntabwo ari umuco tuvukana, ahubwo ni uwo dufata hanyuma. Pawulo yaravuze ati, uko ndi kose nimenyereje kunyurwa n'ibyo mfite. Abafilipi 4:12. Uyu munsi ndetse ibi bihe turimo, aho duhura n'ibibazo byinshi, dukeneye kwimenyereza kunyurwa n'ibyo dufite, tukareka guhangayikishwa n'ibishobora kubaho mu bihe by'imbere. Yesu yaravuze ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye niyo mbahaye, sinyabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntimuhagarike imitima kandi ntimugire ubwoba. Yohana 14:27. Nyemerera nsoze iki kiganiro nkubwira ijambo ry'igifaransa cyangwa se expression ivuga ngo la douleur est inévitable mais la souffrance est inutile. Hanyuma wajya muri Matayo 16:33, mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. La douleur est inévitable mais la souffrance est inutile. Shalom, shalom.